nyine ubwoba nari mbufite ariko burya umutima wa kimuntu ntago wareka ngo umuntu apfe ngo kubera nawe ari ahantu hakomeye cyane ahubwo we wagira ubwo butwari nawe ukavuga ati jewe nibiba ubwira abari Imana yabishatse ari nanjye nawe mfite ubwoba pe ariko kubw'iyo Mana nagiye kubona mbona mwana mugezeho mushyira mu mugongo ndamuzamura mwereka abaturage bose bavuze impundu. Zoom TV 24 twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Zoom TV tubifuriza amahoro y'Imana kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza aho muherereye hose mu nguni zose z'isi. Right nkuko mubibona hano imbere ya kamera zacu ndi kumwe n'abantu umuntu wakoze igikorwa cy'indashyikirwa ku munsi w'intwari. Ni umusore witwa Bunani nkuko ababibonye ku mbuga nkoranyambaga yabaye cyamamare. Reka dutangire tumwakira kuri mikoro za Zoom TV. Amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Bunani Jean Claude. Bunani Jean Claude ni muntu ki usanzwe ukora iki? Jewe nta kazi gasanzwe gakomeye mfite ndi umuhashi. Ubwo rero no kuvuga ngo akazi jewe nari mfite soro yanje baza kunyiba ibyuma byari birimo byose n'amashine ariko ubu ngubu yo mbonye n'ubuyede ndabukora nyine kubera kwihangana. Ejo rero nibwo nasanzwe uyu mwana yarohashe yaguyemo hano mvuye mu buyede sanga abantu bose buzuye hanga uko bareba hanga bose buzuye ha ntira urwego ndavuga ati mu byukuri nubwo nanye mfite ubwoba ariko jewe Uwiteka araza kundohora n'umwana nkorera hano Nyabugogo ariko ntabwo ari cyane ari n'igihe negera mu byaro by'inyuma yo mu mujyi nkajya gukora ubuyede cyangwa nkapakira n'imodoka imicanga nta kundi. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 27. Ni umusore w'imyaka 27 bakunzi ba Zoom TV yitwa Bunani nkuko nabigarutseho. Ni umusore wabaye cyamamare kubera igikorwa yakoze ku munsi w'intwari akaba ariyo mpamvu abantu benshi bakomeje kutubwira turi muhungu ni intwari uri muhungu muzamudushakire uri musore yakoze igikorwa abantu benshi abantu ibihumbi n'ibihumbi bari hano bose bari kwiyamira bavuga ati umwana arapfuye aramutabara. Uyu ni wa musore watabaye wa mwana. Hano tugusanganye n'uyu mwana. Umwana yitwa nde? Mwana wanyu bamwita Jackson. Harya rinde nirihe? Witwa nde? Gitego. Jackson inde? Jackson Gatego. Jackson Gatego. Jackson Gatego. Hanyuma Bunani hano hari igikorwa cyahabereye abakurikira imbuga nkoranyambaga zitandukanye barakubonye uri mu mazi uri kurohora umwana. Icyo gikorwa cyabaye kwa kangahe? Cyabaye ku isabato ku munsi w'intwari. Cyabaye ku munsi w'intwari. Yego biranshimisha cyane kuvuga ngo cyabaye ku munsi w'intwari nawe ukora igikorwa cy'ubutwari. Hanyuma igikorwa cyo kurohora uyu mwana hano hari abantu benshi cyane hano hejuru hari abantu benshi na hano hakurya hari abandi benshi bose bari gukomera bareba umwana amazi ari kumutwara ariko wowe ufata initiative yo kujya mu mazi. Uwo mutima wawe kweherera uwo mutima rero wa kimuntu nje nawubonye kuko abantu bose bari buzuye aha mbona bose bafite ubwoba badafite ububasha bwo kuba bagera muri aya mazi. Nanjye ndavuga ati ubwo ububasha mufite ariko nanjye mfite ubwoba ariko Uwiteka araza kubimbeshamo singira ikibazo nza kugira. Ubwo rero nibwo nateye urwego hano hakurya kuri station ndukodesha 3000 mbasha kuba narutera mu mazi. Amazi yari asinze ahanga yageraga ku nkutanga uri baduhagaze gize Imana umwana mbona mugezeho mushyira mu mugongo ndamuheka ndamuzana. Umwana niko kurokoka kuko nguko gize Imana turarokoka. Yego hanyuma ugize Imana murarokoka. Aya mazi rero nicyo nangiye kukubaza ufashe urwego umanuka muri aya mazi kandi yari menshi kurenza n'aya ngaya nta bwoba wari ufite bwo kumanuka muri aya mazi abandi bose bayatinye? Nyine ubwoba nari mbufite ariko burya umutima wa kimuntu ntago wareka ngo umuntu apfe ngo kubera nawe ari ahantu hakomeye cyane ahubwo we wagira ubwo butwari nawe ukavuga ati jewe nibiba ubwira abari Imana yabishatse ari nanjye nawe mfite ubwoba pe ariko kubw'iyo Mana nagiye kubona mbona mwana mugezeho mushyira mu mugongo ndamuzamura mwereka abaturage bose bavuze impundu. Kuri uyu munota rero Bunani ahantu henshi hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga ku maradiyo ku mateleviziyo bari kuvuga izina Bunani kubera icyo gikorwa. Ese waba waragikoze uzi ko bizagenda gutya cyangwa ni izindi mpamvu zatumye utabara uyu mwana cyangwa mwana muziranye? Ubundi ni iki cyatumye ubikora nyirizina? Jewe impamvu nabikoze ni umutima wa kimuntu ava amaraso nkavandi jewe nabona gukunda umwana hangayitse kandi jewe nabikoreye umutima pe nta kire nabikoreye nta nubwo ibi byose nari nzi ko bizabaho nta nubwo nari mbigamije pe ariko kubera Imana nawe yabonye ati uyu mwana nawe koko yagiyemo afite umutima ukunze reka tumwereke ko nta gisuzuguriro kirimo. Abantu niko batangiye kugenda bamfasha gutya ibi bikorwa niko kugenda biza buhoro buhoro. Kuri ubu ngubu rero uri gushakishwa uri kuvugwa cyane kumva abantu benshi bavuga Bunani kumva abantu benshi bavuga izina ryawe kubera iki gikorwa byo
uri kubyakiriye gute cyangwa wabyakiriye gute kumenyekana cyane kubera iki gikorwa wakoze? Nyine njye narishimye cyane kubera ibi bikorwa byo nakoze kubera Mana sinzi njye narishimye ariko nakare nahoze mbwira abanyamakuru ndavuga ati jewe nakuyemo umwana ariko jewe sinamubona bahise bamutwara ariko abanyamakuru umunyamakuru wa kabiri yajanga kumpiga tumaze kugera hano mu mazi ngiye kubona mbona umwana arimo aranyitoruraho afite n'igicupa mu ntoki aje kunsuhuza na leta itamuzanye aravuga ati koko wa muntu wandohoye ni wowe uriya bari kuvugisha reka nanjye musange umwana aramobera niko kumobera abantu barishima cyane kandi ubwo abantu bari hano abaturage ndi kumubaririza ndi kuvuga ngo nabo bashyireho ikirango bazamuzane nk'uko mwamize kugira ngo nze nsobanure kuri radiyo uko byagenda ngize imana umwana ahita ansanga mu mazi n'abanyamakuru none umwana wanjye namubonye nguyu ndamufite Imana ngiye nayishimye nishimye cyane. Ubusanzwe uri kuvugamo Imana cyane, ubusanzwe wari umukristo wari usanzwe usenga bimeze bite? Nge nari nsanzwe senga no mu rugo iwacu nubwo turi abakina ariko mera wanjye arasenga bye. Mera wanjye arasenga ashobora no kubona n'icyumweru ari mu masengesho atazi nuko tubayeho ariko Uwiteka agenda abikora buhoro buhoro. Hanyuma rero ugize gutyo kora iki gikorwa uramenyekanye kugeza ubu uri kubyakira gute? Hari amatelefone ari kuguhamagara cyane se cyangwa hari abantu bari kukuvugisha bakubaza uko bimeze? Abantu ngiye bari kumvugisha cyane no kuri WhatsApp barimo baranyoherezaho ibintu akanyu kuri WhatsApp bakahamagara abaturage amafoto bakanyohereza uko nari imeze nanjye nkabasubiza n'ibyo nyine ndimo ndagenda gutya mbona ubwo ngiye nta kintu natashimira Imana pe. Nukuri. Hanyuma uko nguko uri guhamagarwa buri kanya abantu benshi bagushaka byo uri kubyakira gute kwimvute kumva abantu benshi bari kuguhamagara gutya? Ngewe ndi kwishima nta kibazo. Ngewe numva nishimye kandi ngewe nanabyeretse n'Imana ubure tutahita mu mazi. Nishimye ku buryo bihagije. Ubwo rero nta kintu nashinje Imana kandi n'umwana wanjye ndamufite nge nzamukomeza package na mama we nawazaza karangaho akavuga uburyo umwana we twamutwaye nawe wenda bikajya no kuri radiyo ariko umwana wanjye ntago namurekura. Hanyuma bunana uti umwana wawe ntago wamurekura mu buzima musanzwe uracyari umusore ufite imyaka ingahe cyangwa urubatse? Ngiye mfite imyaka 27 ifite umugore ufite n'umwana w'amezi 6. Ubu iyi ni imfura yawe? Iyi ni imfura yanjye iba imfura ya mbere yanjye ubwanjye. Mu bundi wari usanzwe utaha hehe cyangwa wakoraga iki hanyuma ucumbitse he cyangwa utuye he? Ngewe nkodesha Kimisagara ariko ubu ngubu kubera bari baranyibye imashini zo kogosha mbi Rwamagana nibwo nahise mvuga ati gere kanze mu mujyi wa Kigali ko nabona akazi nibwo naje rero akazi nabwo karanga karabura na mashini imwe yindi nayo isigaranye nayo nkwiye Rwamagana bayinyibira hano muri gare n'ikikapu ubwo mu byukuri nta kazi mfite na nyirinzo wumve ngo yahise anyizera mu indangamuntu ayimarana nk'ibyumweru 2 abona ko n'umwana nta kibazo arongera arayingaruza kubera ko amezi 2 yamaye nta ni 10 nigeze muha amezi 2 asuzuze ejo bundi ku itariki 20 nkamuha 30 ariko ubundi kureba ko nta ni 5,000 mfite ku ikofi ariko Uwiteka azabinkorera ngewe nishyira imbere kubera nishyira imbere y'Imana cyane. Hanyuma muri iminsi abantu bose hari akavideo twashyizeho natwe twari twakiriye kagaragaza igikorwa wakoze ariko ibitekerezo biri kuza kuri iyo video bakuvuga ati uriya muhungu ni intwari uriya muhungu Imana imuhumugisha uriya musore wakoze iki gikorwa ku munsi w'intwari nawe agomba kujya mu ntwari. Biba bimeze gutya cyangwa abantu bari kuvuga gutya wowe uri kubyakira gute? Ngewe ndi kwishima cyane kandi ngashimira na leta y'u Rwanda yuko ibintu iri gukora ngewe iri kunkorera ubwanjye ngewe ndi kwishima cyane ntago nabona ikintu nakwitura leta ngewe. No kuvuga ngo hari ibikorwa watangiye kubona byishimwe ry'igikorwa wakoze? Ni ukuri. Ni nk'ibiki rero byatangiye kukugeraho nawe ukavuga ati koko bya bintu nakoze biri kungarukira? Ikintu cya mbere cyo nabonye ejo bundi umusibe ejo abanyamakuru baraje basanga ngiye banyibiye telefone aha umunyamakuru ari kurahita ngurira telefone y'10 angura na simukadi. Uyu munsi nabwo nagiye rugurire kuri Radio Rwanda bahita bamuyo touch kugira ngo buri wese ajya nyohereza WhatsApp buri kimwe cyose iyo touch urayireba iyi niyo bamaye. Ubwo rero iyo niyo bamaye ngo kugira ngo ushaka wese kuri WhatsApp yiyohereze ifoto cyangwa nimba ari kinangene yacohereze kuri WhatsApp kugira ngo mpashe kuzakirebaho na leta izafashe kugira ngo izakureho icyo bamaye. Hanyuma bunani ufashije umwana ungana gutya uracyari muto
ibikorwa nk'ibi ubundi busanzwe warusanzwe ukora ibikorwa by'urukundo cyangwa iki gikorwa nawe cyakubayeho gutya unamfashije uvuga unamfashe cyangwa cyakubayeho gutya mu buryo utari wateguye ubisobana nta kibazo njyewe igikorwa cya icyo nakoze n'ubu naturaga njyewe ngikora ubwanjye kuko n'ubundi Rwamagana Inyamagana haraho nigeze kurokora umwana nk'uyu nguyu ndangije umwana nk'uyu nguyu haraho namurokoye Inyamagana Nyanza ubwo nsanga kurikiye ifi yari yarabuze ariko ni icyuzi kinini bye utabona nirengeraho kigarukira ariko nje kubera nanjye ubwoba yego ndabugira nubwo nzi koga ariko mu mutima ntabwo ubwoba bwabura umwana ibwo nari nikubise muri Nyamagana aho ngaho umwana mukuramo nawe w'imyaka 6 nkuko uyu nguyu nawe mukuyemo kubera imyaka 6 ubwo rero urumva ko Uwiteka ari kugenda isubiriza igihe kandi ibyo nakoze nayo kugenda bimembera umwana nawe abaho ariko leta hari ikintu yari yaranyemereye nabwo kizankorera ariko ntiyagikora hari 2016 mu busanzwe n'ubundi warusanzwe gukora ibikorwa nk'ibi uyu ni umwana wa kabiri njyewe ndokoye mu mazi nari Rwamagana Nyamagana nabwo namukuyemo w'imyaka 6 ukimara rero kuriza uyu mwana ingazi abantu bose bamusamira hejuru baramwirukankana uramubura ukimara kumubura wowe wiyumvise ute kutaganira n'umwana umaze kurokora ubuzima bwe muri ako kanya nyine nje nararakaye ariko ntabwo narakaye cyane kuko bahise banyizeza yuko polisi ari imujyanye shira icyizere kuko hari abantu bambwiye ngo bahise bamujyana mu kigo cy'ingorora nako cy'imfubyi ndavuga ati bwo nabone mu babyeyi nta kibazo azagira umwana nibwo numvise ngo bamujyanye aho ngaho ariko haciye nk'imisi 2 nibwo namubonye uyu mwana ari kunsangana mu mazi n'abanyamakuru nari maze kumurangisha nanjye ngo bamuhige ubunane nyuma yuko ibi bibaye hari byinshi byavuzwe ngo abantu baguhundagaje amafaranga ngo ukimara kubikora amafaranga menshi cyane agera no kuri miliyoni abantu ngo bari hano icyo kintu koko cyabayeho mu by'ukuri ntago bamaye amafaranga umuzungu niwe wamaye 5,000 yari ahagaze aha yabonye maze kumukuramo agenda hari ahirya ku ruguru y'ibyuma 5,000 n'umumotari nawe uvuye hano muri station nawe 1,000 mu by'ukuri nahise ntangamo 3,000 muri urwo rwego namanukiyeho yuko ngo baruzanya abakarane ndangije nanjye sigarana 3,000 mu 3,000 byasigayemo ntangamo n'igihumbi cy'abantu nyine banyugarijeho bansagarira kandi aho nari nanahaburiye na telefone nini ndaje nabo mbaha 1,000 n'ijya 2 nta mafaranga yandi nahakuye pe n'ibyo 6,000 ariko icyo wakoze byonyine cyari kikunyujeho ntabwo byari binyuze ntabwo ari amafaranga jewe nari ngambirije hanyuma ku munsi wa none uri kuvugwa cyane n'ibyo nakunze kugarukaho abantu bose bari kukugarukaho abantu bose bari kugushimira ariko wenda hano hari abantu benshi cyane ntagira n'umwe ubasha kugira igitekerezo cyo kuza ni ubuhe butumwa wahereza abantu nk'abo babona ikintu kibaye aho kugira ngo batabare bo bakaza bagafotora aho kugira ngo batabare bagafotora aho kugira ngo bagire icyo bakora bagafotora cyangwa bagashungira gusa abantu babaha ubuhe butumwa nyine bamwe bari babuze uburyo bwo kuza mu mazi nabo bafite ubwoba kubera nta wiyaminiyaga kuba yavuga ngo yakoga ariko ngiye nza kwiyaminiya mvuga ngo nanjye nubwo ubwoba mfite mu mutima reka ngende mfane n'uyu mwana muri aya mabuye nibwo runageze imana umwana muzamura ariko ngiye icyo nshishikariza umunyarwanda wese uzi ko afite umutima wa kimuntu n'ubwenge nuko yajya ari wa mugenzi we akamufata nk'uko ari akagira umva akamwiyumvamo nk'uko nyine umwana agenda amaze kumubona na radiyo yari irimo hano nayisenera umwana wanjye aramubera cyane byadanje nawe ahita ababwira ati mu by'ukuri njyewe nari nje gushimira uyu mwana w'umuhungu urumva reka utagwa mu mazi ubwo rero nibwo yagize gute umwana yamubenda amuterura nibwo twamaze aha ngaha harimo umugenzi waje amugurira kano gakweto tubona kujya kuri Radio Rwanda ndangije nanjye nafite amafaranga make tujya kurya ari hepfo tumaze kurya niko twahise tuzamuka tujya kuri Radio Rwanda hanyuma rero reka tugaruka kuri uyu mwana nawe ndamuganizaho iminota mikeya uyu mwana ubundi kugeza uyu amaginganya ntabwo uramenya amakuru y'ahaturuka mu rugo iwabo ntabwo mu rugo iwe ntabwo iwabo nahamenya ariko ambwira yuko afite papa we na mama we ngo iyo atashye papa wakunda urwagwa cyane ngo iyo atashye aramukubita agasanga yasinze ngo na nyina hari ubwo musohora nijoro nicyo kintu cy'amakuru cyo yampaye akubwira ko bafite abana bangahe ntabwo yigize abambwira hanyuma ubu ikigiye gukurikira ni iki uramujyana cyangwa uramureka asubire mu rugo iwabo njyewe umwana yego bibaye byiza namenya aho iwabo bari njye nkamugezayo nkababwira n'uko bimeze bakumva batanabikeneye njyewe mfite umugore n'umwana wanjye aracyari muto n'amezi 6 iwanjye ntacyo wabuze n'ubwo nkodesha kandi nanjye nkaba naje guhigira umugati muri Kigali ntago umwana ungana gutya yananira ntiyabura imyenda ntiyabura isabune
mu by'ukuri njye umwana namukomezanya urumva wowe ubwanjye jewe nta namurekura. hanyuma se uyu mwana ubuzima busanzwe ubundi ruhurura aya mazi nako yamutembanye amusanze hehe cyangwa n'ubundi asanzwe yirarira mu mateme mu gihe abone baba bitameze neza? Nyine we yambwiye yuko yakubwiye we yarambwiye ngo ari gusyaga ari mu kiraro, ubwo ramaze gusyaga yumva ngo arananiwe yigira munsi y'iteme, nibwo yumvise imvura imaze kugwa ikubita mu nguni z'ibikuta nyine by'ikiraro, nibwo umwana yahise avuga ngo reka niryamiraho, ashiduka amazi yamushokanye ahagarara ku ibuye ryari riri hariya. Amaze guhagarara ku ibuye ryari riri hariya, umwana imvura iraza umuvu wose uragwira ahagaze kuri iryo buye. Nibwo naje buri hamaze nk'isaha yose abantu bashungereye aha ngaha ntacyo bari bakora kandi umwuzura ari kugenda uba mwinshi. Hanyuma yakubwiye ko amazi cyangwa umwuzure wamuturukanyije hehe kugira ngo yisange hano? Nyine we yaturutse muri kiriya kiraro cyo hagati kiraza kimushyiramo hariya hagati ku ibuye, ahagarara ku ibuye hariya kiriya cyo hagati niwe yari aryamye kiramumanukana kita kimwegeka ku ibuye riri hariya. Umwana nibwo yahise afata ngo ku ibuye ahita arihagararaho, umuvura akomeza ukageza umusanga umugera ku mavi. Nanjye rero nibwo naje umwana mbigenza gutyo, umwana mugize Imana mbona arokotse. Hanyuma reka tugaruka kuri umwana rero. Umwana harya watubwiye ko witwa Jackson Gatego. Jackson Gatego. Jackson rero kugira ngo amazi akuzane akugeze hariya wari uturutse hehe cyangwa imvura yagusanze hehe? Ariko urashonje ntabwo wariye? Wari haruguru. Hanyuma nyine imvura kugira ngo wisange hano ubundi wari uri hehe imvura yagusanze? Yewe imvura meruka yansanze mwahariya muri kiriya kinuza cyegeranye n'ikintu kirimo ibizi byinshi. Icyo gihe nararyamye bane ibizi binambutsaho, icyo gihe nahise nkonja ariko aribera mu bushyuhe, noneho numva amazi arankonjesheje ndagamasa nzi ko ari imbeho, noneho ndakomeza ndaryama, araza angera hano mbyuka imyenda yatose, noneho nkuramo nkuramo ishati, noneho nyifata mu ntoki. Ngeze hanze abantu barambwira ngo jugunya imyenda tuguzamure, noneho abandi baravuga ati ngo barangurira imyenda, noneho ngo bangurira n'inkweto, barambeshya. Noneho Jackson, none se ubundi ufite ababyeyi bombi cyangwa nta babyeyi ufite uri imfubyi? Njyewe mfite ababyeyi bombi, papa na mama. Kubera icyo utari umunyeshuri, kubera icyo utagiye ku ishuri? Narigaga. Uriga? Narigaga. None kubera icyo wavuye mu ishuri? Ni kubera mama abiye amafaranga. Ihangana baraza kubwibye kugira no kubera iki utagiye ku ishuri wavuye mu ishuri? Kubera mama bamwibye amafaranga. Bakwimye amafaranga? Bamwibye amafaranga. Bayibye nde? Mama bamwibye amafaranga. Hari igihe se ujya urara mu iteme cyangwa ujya urara hano muri ruhurura? Ndara muri gare. Urara muri gare? Kubera icyo urara muri gare kandi ufite mu rugo? Iyo ngiye mu rugo papa aba yasinze akankubita. Iyo ugiye mu rugo aba yasinze akagukubita? Abagukubita akubwira ko ari kuguhora iki rero? Ko mvuye kubunga. Akubwira? Ko mvuye kubunga. Kuvuye kubunga? Hanyuma harya ufite imyaka ingahe? 6. Ufite imyaka 6. Hanyuma se ubonye uburyo bwo gusubira mu ishuri wasubiramo? Wajya gubu wakangaye rero, wari ugeze mu mwaka wa kangahe? Mu kabiri. Mu wa kabiri. Uhigaga ku kihe kigo? Icyaraka cyari kigo. Sinibuka nigaga, ariko hari ahantu uzamuka tukata gutya niko kajya ku ishuri niko nigagamo, noneho akaca gutya
nako nahama akana nako mu Kamenge. ushaka kuba igare hejuru mu Kamenge. Hanyuma se papa wawe na mama wawe babanye bate? Hari ikibazo bajya bagirana, bajya barwana, cyangwa papa yinywera inzoga gusa akaza akubwira nabi gusa nta kindi kibazo kiba mu rugo? Yewe nzarira kwisha ariko ni ibitotsi birakwisha. Ibitotsi birasimenye. Hanyuma nyine papa wawe na mama wawe bo babanye gute? Mama wawe ya papa yasinze iyo agiye kumusinda aramukubita. Papa kubita mama? Oya, iyo papa agiye kumusindaho na papa mama akahita kubita papa. Hanyuma mufite abana bangahe rero? Mfite abana 2. Ni wowe mukuru cyane wowe muto? Ngiye muto. Hanyuma ni iki wabwira abadukurikiye cyane iki wabasaba kugira ngo uburenganzira bwawe busigasirwe uzasubire no mu ishuri uve muri ubu buzima? Ubumva bava mu buzima nyine bwo kuba mu mateme cyangwa muri gare? Byumva bavamo bibaye ngombwa? Oya. Byumva wabugumamo? Oya. Bumva bavamo ukajya mu ishuri. Hanyuma ni iki wasaba abadukurikiye rero kugira ngo babe bagufasha kuva muri ubu buzima, bazi babwira ababyeyi bati ntimuzongere mubane neza n'umwana yige? Ni iki wasaba abadukurikiye? Nabwira mama wawe cyangwa papa nareka inzoga banshyira mu ishuri, wagira ngo banywe inzoga bayireke banshyira mu ishuri, noneho tica mbone none yambona hahite anshyira mu ishuri nandike ndu cyangwa imbe ngura indege. Hanyuma rero tumaze kuganira n'umusore wawe, ni umwana wakuze nabi nyine afite ibibazo byo mu muryango n'ibyo byatumye aba mu muhanda, ariko twizeye ko nabyo nawe bazamufasha bakamuvana mu muhanda kandi ubuzima bugahinduka. Hanyuma rero nibyo nakomeje kukubwira ngo abantu benshi bakomeje kubaza bati uriya musore twamubona gute, uriya musore twamugeraho dute? Abifuza kuba bakubona cyangwa bashaka kuba bakugeraho baguha ubufasha cyangwa bagushimira bakugeraho mu buhe buryo? Reka nzane nimero yanjye cyagene nayibagiwe. Yego. Bakunzi ba Dezo TV, guma hano. Bakunzi ba Dezo TV, uyu ni wa mwana mwabonye hariya muri rya ruhurura iri kumutembana, ariko kubera Imana umusore witwa Bunani araza aramutabara amukuramo. Ubu ngubu akaba yaramwongereye iminsi yo kubaho, kuko iyo atahaba yari kuba yarapfuye cyangwa yari kuba ari muri wa mubare w'aba bantu turi kumva uyu munsi bahitanywe n'ibiza muri iyi minsi 3 ishize. Hano turi kumwe na wa musore agiye kuduha nimero za telefone dushobora kumubonaho, hari inyunganizi, hari ukumushimira cyangwa hari ikindi ushaka kumubwira. Agiye kuduha nimero za telefone, ubu yagiye no kuri WhatsApp, bamuhaye telefone imeze neza, yagiye kuri WhatsApp arachatinga nawe akaganira n'abantu, ibintu bigakomeza kugenda neza. 0788 31 4544. Nimero za Bunani ni izi ngizi, ni 0788 nkuko bivuze 61 45 44 kubashaka kumubona cyangwa kubashaka kugira inyunganizi, kubashaka kugira ibitekerezo bamuhereza cyangwa gufasha, yaba ari umwana cyangwa yaba ari we ku giti cye, mwamusanga kuri izo nimero iziri kuri WhatsApp, mwamuhamagara hanyuma ibintu bigakomeza bikagenda neza. Baneshisha bahita rugendo nane yaje
gafite imbaraga banza yamumanukanye urufata mwana wabaye umwana muri sebera ari havuga aka kasika kana kaya kana abandi basigaga burera ari mu mwana ni mukure ba nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda